muraho neza nshuti z'Imana, turabaramukije mwese aho muherereye. Twongeye kubaha kaze aho muri mwese abari ahantu hatandukanye ku isi. Iminsi yaribaye myinshi cyane, nari mbakumbuye kandi nanjye nzi ko mumumbuye, ariko ndabashimiye abakomeza batuvugisha batubaza ko impamvu tumaze igihe duhagaze. Twari mu karuhuko ka kibyeyi, ubu twakomeye twagarutse ku murimo w'Imana. Rero muragaruka mu muryango, turabakunda kandi tuzi ko tugiye kongera gufatanya kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Imana rero ibahe umugisha gukomeza kubana natwe. Uhoraho Mana ikomeye, turagushimiye turaguhimbaje, ciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishimwe hejuru. Mana, ndaje kugira ngo unkoreshe icyo wampamagariye, ngwino ubane nanje muri uyu mwanya ndi imbere yawe. Ntaba ari nje ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, ntaba ari nje ahubwo mbe igikoresho imbere yawe, kugira ngo Mwami Yesu ubutumwa aho buzagera hose buzabe kwamamaza, buzabe buvuga imbaraga zawe. Abazaba bacitse intege, abazaba bihebye, abazaba bageze aho bumva ko utakiri Imana yabo, bazabashe kumva ubwiza bwawe n'imbaraga zawe. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, ibikorerwa byose hano bibe biguhisha icyubahiro. Urakoze Mwami Yesu wo kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amasezerano y'Imana yacu ntiyahinduka, ntanaburizwamo, iyo yatanze ihora ihagaze. Amasezerano y'Imana yacu ntiyahinduka, ntanaburizwamo, iyo yatanze ihora ihagaze. Soma Bibiliya usenge kandi
ukuri byose twifuza muri buno buzima ndetse n'ubuzima buzaza. Urakoze mwami Yesu, amen. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Watubereye What to